Computer igira ibice bibiri by'ingenzi. Hari abantu benshi bagiye bansaba kuvuga kuri ibi bintu, nyaboneka bansaba gusubira inyuma kugira ngo tubanze turebere hamwe ibice bya computer bigaragara inyuma ndetse nibigaragara imbere, hanyuma tubone kwinjira imbere. Byari bikwiriye rero akanya rero nakangaka, nyamuneka ibuka banze ukore subscribe, banze ukanda kuri subscribe. Niba utarabikora nyamuneka ihangano bikore, niwo musanzu ni nkunga yawe rwose, bikore ntacyo bigutwaye, nurangiza unyeganyize kuri ukazogera. Hanyuma rero twihuse, machine ifite ibice bibiri, hari hardware na software. Ibiri soft ni ibice byose babiri imbere udashobora gufata n'amaboko yacu. Izi folders zirimo hano, izi ngizi zose ziba ari soft. Hanyuma hakaba n'ikindi gice cy'imbere tuba tubona n'amaso yacu, nk'iyi screen inyuma cyangwa se hano kuri keyboard hano hari ndetse no kuri mouse, ibyo byose biri hard. Hanyuma uyu munsi ndashaka ngo dutinde cyane kuri kino gice cya hard hano kuri keyboard, by'umwihariko twibande cyane hano kuri mouse. Turakoresha mouse iri hard, iyi ngiyi imbeba tugendana mu ntoki, hamwe n'iyi mouse iba iteye kuri machine. Nido tugiye kwibandaho, tubanze tubyumve neza n'uburyo bikoreshwa, hanyuma nawe ufate ya mbere uzaje ubikoresha neza kandi ubisobanukiwe. Nkuko bisanzwe rero hano kuri mouse, yaba mouse iyi ngiyi igendanwa tugendana mu ntoki cyangwa se mouse iyi ngiyi yo kuri machine, mouse iba ifite ibice bibiri. Haba hariho left click na right click, aho hantu hose turahifashisha. Hanyuma rero iyo witegereje kuri iyi mouse iri dufite hano mu ntoki, uruhande rumwe rw'ibumoso niho left, hanyuma mu ruhande rw'iburyo niho right. Hanyuma hano hejuru hakaba n'akandi kantu, kano kantu dukoresha mu scrolling. Scroll kanga kurabibona, iyo ugakaraze umanura ura scrolling down, wagakaraza uzamuka scrolling up. Hanyuma rero ibyo ngibyo nibyo tushobora kubona hano kuri mouse cyangwa se iyi mbeba dufite mu ntoki tugendana. Hanyuma uko ikoreshwa twihuse cyane, tuvuge urugero, niba ushaka guselectinga uraza ugafata nk'uko akayifashe kuri iyi ngiyi yo kuri machine, ugafata hano kuri left click, hano kuri left side, kano kantu kari mu ruhande rw'iburyo, ukaza ukagakanda, warangiza ukamanura ugenda scrolling ugafashe nk'uko n'ubundi wawufashe ino left click side yo kuri machine isanzwe. Hanyuma warangiza ukarikura ukabura selectinze icyo washaka guselectinga. Hanyuma rero uko dushobora gukora scroll down, tudakoresheje kano kantu ko hejuru, waza ugashyiraho kano ka mouse cyangwa kano ga flash kaba karimo, warangiza ukakanda left click ukamanura gutya. Ubwo rero hano ushobora gukora scroll ukoresheje ino mouse yo mu ntoki, ukoresheje kuri kano kantu ga scrolling down cyangwa se ufashe left click. Hanyuma rero ushobora kwifashisha mu buryo bwo gukopia, selecting icyo ushaka kugira ugakanda right click, hanyuma ukajya kuri copy cyangwa se kuri cut, ukabikora uko ubyifuza. Ni kimwe rero nanga kuri mouse iyi ngiyi yo kuri machine, nk'uko iri kugaragara nayo ifite byarice bibiri, ifite left click and right click, abona hano n'ebyiri. Naho kugira ngo uyikoreshe rero ugenda ushyiramo urutoki gutya, ugashyiramo urutoki utembereza aka flash kaba karimo imbere, ugenda ugashyira kuri folder cyangwa se kuri app ushaka gufungura. Ushaka gufunga Microsoft PowerPoint ugashyiraho, warangiza ukaba wafungura. Hanyuma rero niba ushaka gufungura zino folder zirimo imbere, nayo urabibabwiye, ukora double click. Niba ushyizeho gutya uhita ukora double click muri screen